Abacamanza igice cya 11. Yefute aba umutware w'Abisiraheli. Mu Banyagaleyadi hari umugabo w'intwari witwaga Yefute. Uwo Galeyadi yabyaranye n'indaya. Undi Galeyadi yari afite abahungu yabyaranye n'umugore we usanzwe. Abo bahungu bamaze gukura bamenesheje Yefute, baramubwira bati, nta munani uteze kubona mu bya data, kuko uri umwana w'indaya. Nuko Yefute arabahunga ajya gutura mu karere k'Itobu. Abantu b'imburamukoro baramusanga, bifatanya nawe, bakajya bajyana kugaba ibitero. Hashize iminsi Abamoni batera Abisiraheli, maze abakuru b'i Geradi bajya mu karere k'Itobu guhuruza Yefute. Baramubwira bati, ngwino utubere umugaba w'ingabo kugira ngo turwanye Abamoni. Yefute arabasubiza ati, mwaranyanze munyirukana mu bya data, none munyibutse kubera ingorane. Abakuru b'i Geradi baramusubiza bati, turakugarukiye kugira ngo uze tujyane kurwanya Abamoni, kandi uzaba umutware wa Gileyadi yose. Yefute arababaza ati, mbese nitujyana kurwanya Abamoni, Uhoraho akanshoboza kubatsinda, nzaba umutware wanyu koko? Abakuru b'i Geradi baramusubiza bati, tuzabikora nk'uko ubivuze, kandi Uhoraho niwe dutanzeho umugabo. Nuko Yefute ajyana n'abakuru b'i Geradi, abantu bamutorera kuba umutware wabo n'umugaba w'ingabo. Ubwo Yefute ari i Misipa imbere y'Uhoraho, nibwo yahamije ibyo yasezeranye nabo byose. Ubutumwa bwa Yefute ku Bamoni. Yefute atuma ku mwami w'Abamoni agira ati, turapfa iki? Niki cyatumye unterera igihugu? Umwami w'Abamoni asubiza intumwa za Yefute ati, impamvu nuko Abisirayeli bavuye mu Misiri bantwarira igihugu kuva ku ruzi rwa Arunoni ukageza ku mugezi wa Yaboki no kugeza ku ruzi rwa Yorodani. None ngaho nimukinsubize ku neza. Nuko Yefute yongera koherereza intumwa ku mwami w'Abamoni. Ziramubwira ziti, Yefute aravuze ngo, ntabwo Abisirayeli bigeze banyaga igihugu cy'Abamowabu cyangwa icy'Abamoni. Igihe Abisirayeli bavaga mu Misiri, binyuriye mu butayu no ku nyanja y'Uruseke, bagera i Kadeshi. Maze batuma ku mwami w'Idomu bati, twemerere tunyure mu gihugu cyawe. Ariko umwami arabahakanira. Abisiraheli batuma no ku mwami wa Mowabu, nawe ntiyabemerera. Nibwo bigumiye i Kadeshi. Hanyuma bakikira igihugu cya Edomu n'icya Mowabu. Banyura mu butayu ahagana iburasirazuba, bashinga amahema yabo mu majyaruguru y'uruzi rwa Arunoni, ari rwo mupaka wa Mowabu. Bityo ntibinjira mu gihugu cyabo. Abisiraheli batuma kuri Sihoni, umwami w'Abamori wari utuye i Heshiboni bati, twemerere tunyure mu gihugu cyawe, twikomereze urugendo. Nyamara Sihoni ntiyabemerera kunyura mu gihugu cye, ahubwo arundanya ingabo ze zose iya hasi atera Abisiraheli. Nuko uwari Imana y'Abisiraheli abagabiza Sihoni n'ingabo ze zose, barazitsinda. Maze Abisiraheli bigarura icyo gihugu cyose cy'Abamoni, uhereye ku ruzi rwa Arunoni ukageza ku mugezi wa Yaboki, no guhera ku butayu ukageza ku ruzi rwa Yorodani. Ubwo Uhoraho Imana y'Abisiraheli yaduhaye kumenesha Abamori muri iki gihugu, ese ni mwebwe Abamoni mwakitwambura? Mbese igihugu mutuyemo si cyo Kemoshi Imana yanyu yabahaye? Natwe rero dufite uburenganzira bwo gutura mu gihugu Uhoraho Imana yacu yaduhaye. Baraki mwene Zipori umwami wa Mowabu ntiyigeze ashotora Abisiraheli
cyangwa ngo abarwanye. None se we mwami w'Abamoni wibwira ko umuruta? Abisiraheli bamaze imyaka 300 batuye i Heshiboni na Aroweri no mu migi ihakikije, ndetse no mu migi yose yubatswe hafi y'uruzi rwa Arunoni. Kuki mutahigaruriye muri iyo myaka yose? Ntitwigeze tubakosereza, ahubwo ni mwebwe mwaduhemukiye muraturwanya. Uhoraho niwe mucamanza, ngaho nakiranura uyu munsi Abisiraheli n'Abamoni. Nyamara umwami w'Abamoni ntiyita ku byo Yefute yamutumyeho. Yefute atsinda Abamoni. Umwuka w'Uhoraho aza kuri Yefute, maze Yefute azenguruka intara ya Gileyadi n'iya Manase, agaruka i Misipa y'i Gileyadi, hanyuma yambuka umupaka w'igihugu cy'Abamoni. Yefute ahigira Uhoraho umuhigo ati, numpa gutsinda Abamoni ngatabaruka amahoro, uwo tuzahura bwa mbere aturutse mu nzu yanjye, nzamutura Uhoraho igitambo gikongorwa n'umuriro. Yefute amaze kwambuka umupaka w'Abamoni arabarwanya, maze Uhoraho amuha kubatsinda. Uhereye Oroweri ukagera hafi y'Imitini na Abelikeramimu, Yefute yigarurira imigi 20 yo muri ako karere, ahica abantu benshi, maze Abamoni bayoboka Abisiraheli. Umukobwa wa Yefute. Yefute atabarutse agera iwe i Misipa, ahura n'umukobwa we aje kumusanganira, abyina avuza n'ingoma. Yefute nta wundi mwana yagiraga uretse uwo mukobwa w'ikinege. Nuko Yefute amukubise amaso ashishimura imyambaro ye agira ati, ye baba we mwana wanjye, ko umbabaje cyane, unteye guhagarika umutima. Nahigiye Uhoraho umuhigo, kandi sinshobora kuyivuguruza. Umukobwa we aramubwira ati, data, ubwo wabisezeraniye Uhoraho, kandi akaba yaraguhaye gutsinda abanzi bawe b'Abamori, ngenza nk'uko wabihize. Ariko ngusabye ikintu kimwe gusa, ube undetse amezi 2 njyane na bagenzi banjye mu misozi kuririra ko ngiye gupfa ntashyingiwe. Yefute aramwemerera, amusezeraho ati, ngaho genda. Nuko uwo mukobwa ajyana na bagenzi be mu misozi, baririra ko agiye gupfa adashyingiwe. Amezi 2 arangiye aragaruka, se amugenza nk'uko yabihize. Uwo mukobwa apfa akiri isugi. Kubera we hatangiye umugenzo mu Bisiraheli, buri mwaka abakobwa b'Abisiraheli bakajya kumara iminsi 4 mu misozi baririra umukobwa wa Yefute w'Umugileyadi.